Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri. U Rwanda mu gihe cy'ubukoloni gukomeza. Abo bashakashatsi kandi bagerageje kubigereranya n'ibyo bavumbuye mu gihugu cy'u Burundi, ibyabonetse ahitwa Imiramba mu Burundi, nabyo basanze bifite imyaka ishobora kuba iri hagati ya 530 na 85 mbere ya Yezu. Niho ibyavumbuye ahitwa Imubuga naho ho mu Burundi basanga bifite imyaka iri hagati ya 210 n'Ijana mbere ya Yezu. Aba banditsi bemeza ko ibikoresho by'ibyuma byatangiye gukoreshwa mu Rwanda mu kinyejana cya mbere mbere ya Yezu, aho ibi bikoresho byabonetse ahitwa Kiruhura, Ndora, Dahwe na Kabuye muri Butare, ahitwa Ruhimandyadya, Kaboza na Munanira muri Cyangugu, ahitwa Base mu masangano ya Kinkomane mu Ruhengeri, ahitwa Gaseke na Gasiza muri Gisenyi, na Rugobagoba mu karere ka Kamonyi hagati mu gihugu. Aba bashakashatsi kandi twavuze haruguru bemeza ko amasaka yaba yaratangiye guhingwa hagati y'ikinyejana cya 2 n'icya 6 nyuma ya Yezu. Naho abahanga mu by'ibimera, couvert vegetal, vegetation cover, bo bemezaga ko bakemeza ko guhera mu kinyagihumbi cya mbere ya Yezu, mu gihe bisi cy'ibikoresho by'ibyuma, ishyamba ryatangiye kugenda ribisa ubushakashatsi bw'amabuye. Abantu b'icyo gihe bari bakeneye gucurama ibyuma ndetse banaritema kugira ngo babone aho bahinga. Saba banditsi bonyine kandi bemeza ko u Rwanda rumaze igihe kirekire rutuwe, kuko n'umwanditsi Jean Vansina mu gitabo cye abyemeza muri aya magambo. Ibigaragazwa n'ubushakashatsi bigaragaza ko u Rwanda hashize imyaka myinshi cyane rutuwe, kuko hagaragaye ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ari ibisigazwa by'amabuye byakoreshejwe kuva mu gihe bita Sanguin Rupembien. Twibutse ko nk'uko twabibonye iki gihe gituruka mu myaka y'ibihumbi 100 kugera mu myaka 20 mbere ya Yezu. Anongeraho ko hashize imyaka irenga 2000 u Rwanda rutuwe neza ku buryo budasubirwaho, nk'uko we ubwe yabyivugira muri aya magambo. Igitangaje ni ukuntu u Rwanda rwari rwararangije guturwa ku buryo budasubirwaho nibura mu myaka 2000 ishize. Ibi bikaba byemezwa neza nk'uko muri Butare ubushakashatsi bwagaragaje ibimenyetso byerekana ko abaturage bari bahatuye uko ibihe byagiye bisimburana. Iyo witegereje usanga kuva umuntu yaba ku isi kugera ubu, ibuye ari igikoresho yahoze kandi azahora yifashisha mu buzima bwe bwose. Nk'uko tumaze kubibona, uko yagiye yiyungura ubwenge, nibyo yagiye yifashisha agakoramo ibikoresho bigendanye n'igihe agezemo. Ubaho umuntu ageze, amabuye azwi ko ari ay'agaciro arimo arifashishwa mu gukora imodoka, indege, ibyogajuru, telefone zigendanwa. Yifashishije ibuye abasha kumenya no gukurikirana ibibera ahandi, cyangwa akabikurikirana ako kanya birimo kuba, kuko za televiziyo n'amaradiyo nabyo bikorwa mu mabuye. Uko za televiziyo n'amaradiyo nabyo bikorwa mu mabuye. Ntiwakwirengagiza ko ayo mabuye ari nayo umuntu yifashisha mu gukora intwaro za kirimbuzi ubu ziri mu bintu bihangayikishije abatuye isi, kandi ari bo bazikora. Tukiri mu miturire y'u Rwanda, kandi umwanditsi Dora Kajeri nawe mu gitabo cye twavuze haruguru agaragaza ahantu henshi ibi bikoresho bigaragaza ko u Rwanda rwari rutuwe n'abantu imyaka myinshi mbere ya Yezu byabonetse. Aho ni i Kabgayi, aho avuga ko mugenzi we umushakashatsi witwaga Chanoine Sale
yavumbuye ishoka ikoze mu ibuye, rwazana nyundo aho bavumbuye ibikoresho by'amabuye ubwo bubakaga insengero cyangwa za kiliziya, mibirizi ndetse n'ahandi. Mu gukomeza guha agaciro ibyo yanditse ku nkomoko z'Abanyarwanda, atanga umwanzuro muri aya magambo. Umwanzuro twakura muri ibi bikoresho nuko niba abatwa atari bo ba mbere bageze mu Rwanda, baba barivanze n'ababanje kuruturamo bari abahigi n'ababumbyi nkabo, naho aba bahinzi bagaragazwa n'amatafari, ibibindi ndetse n'ibitiyo bakoreshaga, kandi bikaba bigaragaza ko bahageze kera cyane, nabo bakaba bararuvuyemo mbere yabo cyangwa bararushijwe imbaraga nabo, ku buryo abahutu bo baje nyuma y'igihe kirekire batigeze basanga hari umuco wabo ugihari cyangwa ubumenyi bwabo ngo babukoreshe. Agasoza agira ati: ni byiza kwibutsa ko mu Rwanda kimwe n'ahandi nta bwoko buhari kuko amoko yivangavanze. Usesenguye ibivugwa n'uyu mwanditsi kimwe na bagenzi be benshi nk'uko tumaze kubyerekana, avuga ko abantu bari batuye mu Rwanda kuva mbere y'igihe kirekire nk'uko nawe abyemera, ngo baje kuruvamo bakajyana n'umuco wabo ku buryo ngo abaje nyuma ntawo bahasanze. Nyamara ntagaragaza impamvu yatumye abo bantu bari batuye mu Rwanda kuva imyaka myinshi bazimira, aho bazimiriye ndetse n'igihe byabereye, dore ko no mu mvugo ye usanga ari ugukeka, kandi akaba umwe mu bantu bake cyane babashije kuvuga igitekerezo cy'uko bashobora kuba barazimiye. Usanga rero uyu mwanditsi yarabikoze agamije guha agaciro izindi nyandiko ziri muri iki gitabo cye, cyane cyane izerekeranye n'inkomoko z'Abanyarwanda, aho ashimangira ibya bagenzi be b'Abanyaburayi, avuga ko zitandukanye ndetse ngo n'ibihe byahagereye bikaba bitandukanye nk'uko twabibonye. Ikindi gikomeye twakongeraho ni uko mu nyandiko nyinshi twabashije kubona zanditswe ku mateka y'ibihugu by'abakolonijwe n'Abanyaburayi, cyane cyane ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, usanga berekana ko abo basanze ku butegetsi bari bene wabo bafite inkomoko mu Burayi. Ibi kandi binagaragazwa n'umuhanga mu mateka Joseph Gahama mu gitabo cye, aho agaragaza ukuntu abihayimana mu nyigisho zabo bagaragarizaga bari ku butegetsi ko nta sano namba bafitanye n'abo bayobora. Duhereye ku byanditswe ku bari ku butegetsi mu Rwanda bitwaga Abatutsi, Gahama Joseph mu gitabo cye yifashishije inyandiko y'umupadiri w'umuzungu yaranditse ati: nta gushidikanya ko ubwoko bw'Abatutsi ari bwo bwiza kandi bushimishije cyane muri Afurika yegereye umurongo ugabanya isi mo kabiri. Mu gihagararo cye Umututsi ateye neza cyane, uburyo ukasa wamwitiranya n'umuzungu aho kumwitiranya n'umwirabura. Ibyaba ari ugukabya rwose umuntu avuze ko ari umunyaburayi wambaye uruhu rwirabura. Anagaragaza nanone inyandiko y'undi muzungu witwa Jean Moule, wari umujyanama mu by'amategeko mu biro bya visi guverineri general w'u Rwanda Urundi, aho yandikaga kuba twavuga ko abagereranya n'inyamaswa kuruta kubagereranya n'abantu. Abyivugira muri aya magambo: abatwa bafite isura idasobanutse, la figure la plus chiffonnée, kurusha abandi birabura, amaso yabo atinya urumuri rw'izuba, ahubwo yaremewe guhangana n'umwijima wo mu ishyamba ndetse n'uw'ijoro. Akongeraho ngo uretse abo benda kumera nk'inkende, kumera nk'inkende cyangwa iguge, Abatutsi bo benda gusa n'ibigirwamana ku buryo bishoboka ko bakomoka ku Banyamisiri. Umwanditsi Colette Braeckman asanga gufata abatwa kuriya ari ugusebanya, kuko bari bafite akamaro mu gihugu nk'abandi Banyarwanda bitewe n'urwego bari barimo. Agira ati: abatwa umukoroni adatinya kugereranya n'ingirwa abantu cyangwa inkende, bari bafite umwanya ukomeye ibwami. Bari ababyinnyi, abahanuzi, ababumbyi ndetse n'abapfumu, ku buryo kenshi na kenshi banakoraga imirimo yoroheje ibwami, kandi bakaba bayifite mu bumenyi bwihariye. Uretse n'iyo mirimo bakoraga ibwami, kandi banagiraga uruhare mu miyoborere y'igihugu. Bamwe mu bayobozi b'abatwa bibukwa bagize uruhare mu miyoborere y'u Rwanda mu gihe cya mbere y'ubukoloni baragaragara mu mbonerahamwe ikurikira. Imbonerahamwe nomero 1. Bamwe mu batwa bazwi bagize uruhare
mu miyoborere y'igihugu mu Rwanda rwo hambere. Uwa mbere Mahenehene, uwa kabiri mbabarire, bamwe mu batwa bazwi bagize uruhare mu miyoborere y'igihugu mu Rwanda rwo hambere: Mahenehene uwa mbere, uwa kabiri Rubango, uwa gatatu Kabare, uwa kane Kizihira, uwa gatanu Busiyete, uwa gatandatu Ntacyabukura, uwa karindwi ni Karibushi, uwa munani Bikumbura, uwa cyenda Nyiramugore, uwa cumi Kanyana, uwa cumi n'umwe Mvuzarubango, mbabarire, Nyirakinazi ni uwa cumi na kabiri, uwa cumi na gatatu n'Umuhuniyeri, uwa cumi na kane ni Sebishwi, cumi na gatanu Rwasimitana, cumi na gatandatu Ntundabusheke, uwa cumi na karindwi Semutungo, uwa cumi n'umunani Ntama, uwa cumi n'icyenda Gatuka, uwa makumyabiri Gasirabo, uwa makumyabiri n'umwe Nyiragatuntu, uwa makumyabiri na kabiri Buyenge, uwa makumyabiri na gatatu ni Gicunatiro, uwa makumyabiri na kane ni Rukaburacumu, uwa makumyabiri na gatanu ni Mitsindo, uwa makumyabiri na gatandatu ni Gashi, uwa makumyabiri na karindwi ni Rwangiyehe, uwa makumyabiri n'umunani ni Kanyamuhango, uwa makumyabiri n'icyenda ni Ruhigira, uwa mirongo itatu ni Bageshi, uwa mirongo itatu n'umwe ni Rwangiyehe, uwa mirongo itatu na kabiri ni Sembuba, uwa mirongo itatu na kane ni Gashambara, uwa mirongo itatu na gatanu ni Kanyamakwe, mirongo itatu na gatandatu ni Nturo, uwa mirongo itatu na karindwi Rwabineza, mirongo itatu n'umunani Semukama, mirongo itatu n'icyenda Mutoni.